So mwiriwe neza abanyarwandakazi, uyu munsi ntago ari inkuru ishimishije no tugiye kuvuga, tugiye kumva agahinda kuno mujeni yahuye nako, ishyari yahuye naryo muri uno muziki. Bro, bimeze bite se? Fresh bro. Bakwita ndese? Banyita 2Kevin. Ngenda kuzi mu busanzwe, so ariko wambwiye agahinda wahuye nako, turagira ngo ugasangiza abanyarwanda nawe ubashe kukabasangiza, wumve umutima muri bino bintu man. Byagenze gute 2Kevin? Ya bro, nyine urumva nari mfite indirimbo nise Hozana. Yego. Ni indirimbo nziza nakundaga cyane, urumva. So natwaye muri stu. Yego. Dura n'umuhanzi nyine uzwi, ntabwo namumentioninga bro. Munini aya mwese muramuzi. Yego. Ya nyine iyo ndirimbo arayikunda cyane tu, arayikunda, ayabwira na producer nyine ko iyo ndirimbo yayimuhereza natabizi, urumva. Yego. We indirimbo akayitanga nawe utabizi. Nyine akayimuha nyine nje nabizi nyine ko nyine n'umuproducer nawe ni munini, urumva. Noneho iyo ndirimbo nyine biba intambara kuyikora, urumva. Birangira nyine nyivanya aho ngaho twakora mu producer, turayikora n'ubundi tu. Uza kubimenya ko indirimbo bashaka kuyishimuta utabizi. Uravuga ati reka nyitware kundi mu producer wenda bizagende neza. Noneho ndayikora audio iraza. Bro, ndihiringa ndashaka ibiceri, urumva. Nyine nkora video, ya nyine maze gukora video nayishizeho ejo mu masaha 10 nibwo nayishizeho. Ngiye kubona nyine mbona notification nyine itaya fresh, ariko mbwira ati nyine iyi video yawe yabaye reported nyine tu. Maze kuyireportinga nyine tu. Nize ngaruka za byagize kuri video yawe ko warayireportinze? Nyine video yanjye kuno bintu bimeze ubu ngubu, umuntu utarakoze subscribe kuri channel yanjye cyangwa umuntu nahaye link, ntago iyi video yayibona, kireka wenda asuye channel yanjye nubwo atayibona tu. Urumva nyine bakoze report, iyo yisearchinze ntago uyibona nyine tu, ntago igaragara nyine, ntago igaragara ku muntu utarakoze subscribe ngo aba yajya kuri channel yakore subscribe, ntago igaragara, kireka nabwo yinjiye kuri channel akajya mu indani tu. Kuri video nibwo nyine agiye ayibona nyine tu. Urumva nyine bona yishize ejo, n'ubu ngubu ifite views 1.6k mu musu warangiye. Ubu ngubu turi kuvugana nyine ni imana cyane ibibazo bro. Nyine umuntu yariyirinze, urumva. Nyine umujama na waje wenda ashaka ko nyimuhereza nyine ku mbaraga nyine tu, urumva ko nyimuha nyine bagashaka no ko nyine nta nayijyamo, bagashaka itwana tabizi nyine fresh. So, indirimbo turi kuvuga ni indi uri kubona hanga hejuru bayita Hozana. Ni indirimbo nziza yashatse gushimutwa n'umwe mu bahanzi banini tuzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko umuhanzi aguma ku gihangano cya kiguma, aravuga ati indirimbo yanjye ntago nayigurisha. Bibaye ngombwa uwo muhanzi atangira kuri reporting iyo ndirimbo, avuga ati iki gipeti biki cyamusuzuguye. Abahanzi banini nabo bafite ikibazo, ariko mureke tugerageze byibura nubwo bamuhemukiye dusupporting no mujeni man, tumusupporting indirimbo tugende tuyisearching, wenda tunayirebe dukoze isoni uwo muntu. So niki wabwira abanyarwanda? Sanga iki nabwira abanyarwanda bagenzi banjye, nyine ni urukundo bro, ni urukundo. Turabizi nyine turaba upcoming, twihiringa dushaka ibiceri, urumva. Ya nyine yarigiye ubura n'umuntu wenda akaba yakunda igihangano cyawe, urumva. Uvuga ati wenda ni munini kuri njyewe, wenda nakiguhereza, ariko nyine nanjye nkaba wenda ari ikintu nakuramo, kubera ko mba nafashe umwanya wanjye nko cyandika ibiki. Noneho nyine umujama bikarangira yitwaye, ariko n'ikintu nabwira abanyarwanda, nubwo nyine wakora research ntago watuyibona, ariko ugiye kuri channel yanjye watuyibona. Bayita 2Kevin official. Ugiye ukandika 2Kevin official watubona channel yanjye, ariko iyo ndirimbo ntago watuyibona ako kanya, bakamaze kuba cancelled nyine kuri YouTube searching nyine tu. Bare cancelinze ntago watuyibona, ahubwo winjiyeho kuri channel yanjye watuyibona, gatwara subscribe man, ikagenda neza tu, nta kibazo kabisa. So rero mureke du supporting umuhungu wacu. So reka turebe feedback, sibyo? Kandi wakoze cyane, wihangane musore wanjye, sibyo?